none se hari icyo bitwaye nta cyazo harayo twabonye se amafaranga naye agomba kuyakoresha uko ashaka ubwo afite abo yayahaye none se ubunje nkaguha igikombe naba nkozi bara burami igikombe cy'iki nakoze iki nkatekereza nyine ku byo wakoze tu nkaba ati demo mu igikombe nyine wo ni wari kuyo ntago ari award ariko ubundi yabyise award singira ngo nubundi nawe ni igikombe ntavuze ngo nangwasha gushimira abantu njye nabyise agashimira ese yashimiye abambere bakoze neza cyangwa yashimiye abamufashije hari ibintu byari birimo twarimo tureba tugaseka hari abatipe barimo bakora kandi barimo bakora umuti hano nk'umutipe wa Afrimedia hari abantu bari inde Afrimedia hagaze no se ko atagihawe ninde wundi muntu wasanga cano ninde wundi muntu ufite ibihumbi 100 hano ntawe kandi gatangiye vuba buri ura mutipe none ko atagihawe tangaza makuru aryinjiyemo vuba ko atagihawe ninde wundi muntu wa trendinze reka tuvugisha ukuri nashaka be yarakoze ibintu tuvuge ngo nashaka tuvuge ngo yarimo akoresha mu gutukana ninde muntu wundi wa trendinze nka Nyamwiza wazamutse vuba ya hello twongeye kandi twaje tubazaniye ibyiza musanzwe mumenyereye ni kuri Blessed Family TV turi kumwe na Jonathan uwo bita Demo twaje kandi kugira ngo twongere tubane mu kiganiro harashize iminsi tutabana ariko muri uyu mwanya namubazaniye kugira ngo twongere kandi tuganire ku tuntu tumwe n'utundi Demo bimeze bite ndaho ndashima Imana n'amahoro n'amahoro ko wabuze se turahura bizi ko twari tumaze iminsi twadufasha impunzi za Nyamaviri atuzishakira impunzi zo hunga ariko de urabivuze man nigo tutaraza no kureba naho nimukiye narahanyuze wa ariko mbe impunzi kabiri none bakadorega abantu biwanye kuntu batuye uzi ko buri gitondo nahamagarwa n'abantu ntazi ngo bakeneye amazu bamwe bakaza nkayabashakira kabaca amazi aho oya uzi ko abantu nashakiye amazu mane tiwigeze umfasha gushaka inzu we ariko uriga Kenya maze no kuyibona tiwansuye uriga Kenya wabaye wigikubita ese ahubwo hari umuturanyi Joshua Entertainment ko numvisha ngo nawe bari bashizeho X ngo nawe bari bashizeho X ariko bo bagira amahirwe nyiri inzu ngo ndagira nimba yarayishura nimba bwagiye guca mu gitondo yamaze ku iwe none aracyarimo mu nzu aracari mu nzu donc mu gitondo bahise babaha iwawe se barasenye oya ntabwo babaye bagisenye nawe yahise yishura umuturanyi wabo nyiri inzu mbega yahise yishura yahise yishura ntibaba bakimusenyeye habe niyo twabagamo natwe baje kwishura ariko twebwe baje kwishura bitinze abimuka twamaze kwimuka urumva babyutse badusohora saa 11 za mu gitondo batubwira ati nidushake aho twerekeza cyangwa ibintu babisenyereho hanyuma mana akavuyo karabaye nyine nuko badutezamo jam ariko ubu nyine tubaye nk'abatuza aho bukeye mukomeje namwe kuba impunzi kabiri tubaye impunzi icyo kibazo rero umojaga nimba nzoyimenyera simpaye mbi umuraho umoja ni kuri ituje babonye ko iyo nta rusaku hari ukuntu nyine itambamyemo kuriya nanje nje iwanyu no saka kuwagiza ariko umoja uzayimenyera tu sinzi aturindire wenda ntari biryaho mani bimeze bite ku cyumweru wagiye mu gitaramo ku cyumweru se narindi ku cyumweru nagiye mu gitaramo ariko mvuye twagize ari umunari mvuye gusezera ugiye muri Canada Imana yaciriye inzira yes ariko tugenda gufata mu mugongo hari abavandimwe abana ba mama wacu bari bafushe papa wabo batuye muri Amerika ariko afite abahungu hano bakuru so rero twagiye kubafata mu mugongo ariko mvayo mpitira mu gitaramo
nabonye hari umutipe kuri Instagram ukoresha account yitwa byose Murenge. Murenge yitiriwe n'abantu benshi sana. Hari Murenge byose byose Murenge. Nabonye arimo asakuza arimo avuga ati ariko papa boy agera ate i Nairobi akaza gutanga ibintu by'ama award. Abantu buriya kari akantu jewe nagatekereje nk'ishari. Abantu b'iki gihe hari kuntu umuntu yinjira mu bintu gabita mureba. None umusaza boy yifitiye udufaranga haraje akeneye gushimira abantu ko umuntu uvuye muri Australia. We wumva kushimira abantu bakoze neza mugani wabo hari cyo bitwaye de? Irase ni award. Ntekereza ko ari award yabateguriye. Pe ntago ari award. Yase twahita award. First of all bibaye ari award twayinenga. Kuko kiriya cyari mani cyakora narumiye koko bakabigasekwa nk'akeza. Reka dusesengure boy ni inshuti yanjye pe. Twa dufitanye n'ibiganiro nuko nicyagiye babasenyera bituma ntajyayo. Ariko nari mfite kujyayo, wabonye ko hari abandi bagiyeyo. Ngenda nashatse nanamuhamagaye, nshatse kumuhamagara mu gitondo nimero nsanga itari online. Yes. Noneho abandi banagiye ngo nijoro nimugoroba cyane. Ariko ni inshuti yanjye kabisa. Nimba ari n'abantu bakoranye ikiganiro bagende barebe. Ndi mu bantu nakoranye ikiganiro nawe boy cha online. Abantu bakoranye ikiganiro nawe mbere bo muri Afrika. Nije wa mbere kuko twakoranye ikiganiro online mu mwaka wundi washize. So rero ni umuntu twabanye kuva kera mu Rwanda, kuva kera turi abana twiga secondaire. So urumva ko tuziranye. Ngenza mbabwira ati naka kae boy yakise mu mujyi. Ubundi yitwa Mujanama. Nzagira ngo boy n'umwana we simbiza ariko. Oyaye. Ubundi abantu batarabizi. N'akazi yitwa Mujanama. Yashizeyo boy ariko yari Mujanama nagira ngo Eric. Noneho hari ukuntu iwabo bagira utuntu two gusetsa. Akunda kuvuga ngo boy barakamwitirira nuko ikamaka gafata. Yakunda kuvuga iryo jambo, akunda kurikoresha ngo boy. Yahise akamwitirira kamaka nafata. Mbonye wa mukobwa batereye ivejo bundi. Hari umukobwa uvuye muri Amerika w'umusinga batereye ivi ko ndamurare hakujya. Eka. Nuko naho yise boy. Urumva ko tuziranye, turaziranye. Twari na ministeri twigeze kubanaho dukorana ivuga ubutumwa za Gitarama nawo bitaga ba Marehemu Mucuranya na Bofu. Urumva ko ari kera. So rero ariko icyo nari nshatse kuvuga rero kiriya gitaramo bwa mbere cya mbere cyo Siche bo ngira ngo ni kubufatanye cyateguwe kubufatanye sinzi neza ariko ntekereza ko ari kubufatanye nawe. Kiriya gitaramo Siche, kiriya gitaramo cyari cyateguwe n'umutipe witwa Patrick uvuye muri Uganda hamwe na BMC Gapangwa. Bafite intuze ryo gufasha imfubyi n'abafakazi. So rero cyari cyabo. Boy yari umutumirwa nk'ukuntu uribuka ari ikintu twari twateguwe nticyaba. Ariko uribuka ko nawe yari twari twamushize mu bantu babatumirwa kubera ko yari avuye ngambo yazavugana na pasteur. Ni nka buriya buryo. Ubwo se wari kuvuga ngo niwe wagiteguye? Ariko ngira ngo yaje hano Nairobi nta kindi kimuzanye. Cyane ko ni platform man yarakeneye man. Umutipa ashaka kubaka izina nkuko nabandi baryo. Reka ngize ukuri. Nose ngo Papa Legend yataza hano. Papa Legend yataza hano Nairobi. Ugira ngo ubustar afite no kumenyekana ari kuba ufite. Ndabizi. Wapi man, ahubwo bajyaje ibitangaza makuru rya Nairobi. None ko mutamenyekanye nkabo. Bafite amafaranga. Bafite amafaranga bashora amafaranga. Papa boy asanzwe azwi ntabwo aje kumenyekana hano.
ariko noneho aje noneho gukuza ikindi nuwango ngewe iziri award nta kibazo nta nishari nabigirira kuko zira nta nubwo ari award bira navuga ngo ni nk'ibihe ni nk'ishimwe ni ibintu yashatse guhemba abantu ajya kurikirana bamufasha naho yaba ari award aba yarateguye ikintu cya award akakitana nka competition akanayita izina agategura ibihembo akagira gute bikabibye bitwa ko ari a boy wenda akabyita a boy award nka kwa kundi warayibonye Dr Sam yaraje Papa Legend baraje bategura ibikorwa bakabyitirira amazina yabo Dr Sam Award nini award gutyo so nawe niko byari kugenda so rero iriya ngewe ntago nahita award ngewe biriya mbyita nka biriya ni ibintu yakoreye mu gikorwa cy'abandi cyase mu gikorwa cy'undi muntu yara profisi aravuga ngo reka ntange wabonaga n'ama speech yafataga nge nasanze hari no kuvuga wasanze yamaze gutanga ibikombe cyangwa nasanze ari kuvuga atarabitanga cyane abitanga yabihaye inyito ivuga ute ngewe nasanze ari kuvuga kwanza ariko mu bintu anatanga n'amafaranga yavuze ngo atanze amadolari 500 y'amanya Australia yo gufasha abana bari abana b'imfubyi yanagize neza rwose turayimushimiye ariko man hari umuntu twari turi kumwe turavuga ati muri speech ze nta kintu na kimwe yigeze avuga kijyanye yarivuze n'umugore we yarivuze boy rwose warivuze uvuga n'umugore wawe niyo speech wavuze uza no kutwigisha YouTube dusanzwe tuyizi yaje kutwigisha uburyo bwa YouTube n'umumaro wa social media dusanzwe tuzi yabigishije uburyo bwo kubikoresha yaraje atubwira uburyo ngo ari sawa ari nziza kandi yaba nambe nitwabigaya avuga ngo abantu ngo batinya kujaho ngo ari kiwe ngo nta kibazo ibyo byose wasanze twarabivuze mu biganiro twakoze rwose reka ngukorere challenge hano Nairobi barayizi social media barayizi ariko none warivuze wowe n'umugore wawe warivuze uvuga ibikorwa byavuga n'umugore wa ni icyo kintu twumvisha mane Nairobi ubushize mwayikoresheje YouTube nabi ngira ngo umuntu wese akugeranga yari kubigisha saga twikoze ese zambabazi zigeze zaje ku imbari nka zazi zambabazi ariko zaje kugira isomo rifatika zitanga mbona I think Jesse nagiye ngo mbashe kujya ariko mu byo nakurikiranye mu bantu bagiye ndagira hahawe imbabazi barababariranye imiryango mperuka imiryango yari birimo imiryango turanayishimiye ku buryo imiryango tuyishimiye ku buryo yagiye igarura ikirego kuko ikirego rede cyari muri kote ikirego urumva cyari muri kote ariko kiragaruka kijya mu miryango barababarirana birashira numvishe ngo bamutegetse gusiba ibiganiro bivuga kuri uriya mutipe no kubivuga wenda kuri uriya mugabo w'umupasiteri byaba ari nabyiza ko nibyo twifuzaga ko haba amahoro no kureka kubera ko nimba twarabibaragamo urupfu no kwicana n'ibindi no kugirana nabi wenda ibyo wa mwijima reka tuvuga ngo ni nka wa mwijima wari uhari watambutse mbere wenda yuko twinjira kuri aka kantu kiwe wenda tugarutse ku kae boy ku muntu nk'uwo nguwo wandika kuri Instagram kandi ni Instagram ikurikirwa n'abantu benshi iwe avuga ati abantu bo hanze bakoresha imbaraga bafite z'amafaranga mu gutanga donc mu kugena gusa ibintu uko bigomba gukorwa umuntu akaza wenda yishingikirije nk'amafaranga gamagara abanyafrika mukaza murimo mwiruka akabapokeza nka kujya abenshi man ntiyanabeshye none se hari icyo bitwaye nta cyazo hari ayo twabonye se amafaranga naye agomba kuyakoresha uko ashaka ubwo afite abo yayahaye none se ubunje nkaguha igikombe naba nkozi bara
urama igikombe cy'iki nakoze iki nkatekereza nyine ku byo wakoze tu nkaba ati demo mu nishima nyine wowe ni wari kuyo ntago ari award ariko ubundi yabyise award singira ngo nubundi nawe ni igikombe tu ntavuze ngo nangwasha gushimira abantu nyene nabyise agashimira ese yashimiye abambere bakoze neza cyangwa yashimiye abamufashije hari ibintu byari birimo twarimo tureba tugaseka hari abatipe barimo bakora kandi barimo bakora umuti hano nk'umutipe wa Afrimedia hari abantu bari inde Afrimedia hagaze nose ko atagihawe ninde wundi muntu wasanga cano ninde wundi muntu ufite ibihumbi 100 hano ntawe kandi gatangiye vuba buri uriya mutipe none ko atagihawe tangaza amakuru aryinjiyemo vuba atagihawe ninde wundi muntu wa trendinze reka tuvugisha ukuri nashaka be yarakoze ibintu tuvuge ngo nashaka tuvuge ngo yarimo akoresha mu gutukana ninde muntu wundi wa trendinze nka Nyamwiza wazamutse vuba oya none so tukanye nawe bamushimire man waba umubwiye ngo ngaho courage si yarashaka gukoresha platform ziri gukora platform yikoreshe ariko mu bifasha societe nimba warayikoresheje ntifasha societe rega nawe yumvaga ko bifasha societe rega unasigira ngo yumvaga ko ari gutukana bifasha societe bikamujyana mu nkiko kandi ari mavugira yari umuvugizi ibyo ni biki mu korari umuvugizi babandi yari umuvugizi urumva ni ukuvuga ngo ikintu dushaka kuvuga uzi haro twicaye tuvuga ngo reka turebe iyo ashaka guhemba n'umuntu yanahembye uwo bita ngo ni BMC ngo ni umuntu baba w'amacano mbese watangije media hano ariko siwe serious none se niwe twe twaje muri Kenya dusanga hari abantu bakoze media bari bafite bakinya amafilime hano abahe man ntaragera muri Kenya shaka ko arakinya ariko yari ku masede atari kuri YouTube wiki kuri YouTube twayabone kuri YouTube nayabone ndi Bugande kuri YouTube nkiyande ico nemera wenda ni nk'indirimbo yampaye nk'amafilime abanyamakuru ariko ntawe abanyamakuru oya baramutanze tawe muri Kenya mu banyamurenge reka ndebe barahari inde abanyamakuru baramutanze tawe man baramutanze gusa batangiye wenda batari hano ariko baramutanze nyine tubanze tuvuge muri Kenya kandi mu bamambra icyo nzi cyo kuko nyine bavuze muri media we bavuze media ese ubundi buri uretse reka mbikubwira uzi ko n'ubwanjye natangiye umuntu ntibuka wenda igihe yatangiriye neza n'umurage ni umurage wawe ni ukuvuga ngo muri media abantu batangiye hano muri Kenya sibyo niba filime yakinwe sibyo urabona Imuhira TV wa muri Canada n'umuti n'abatipe bitwa n'uyu mumama harimo uyu mumama zamwita ngo n'umufemere sibyo atuye hano Umoja na Sarusi sibyo vuga umunyamakuru umunyamakuru Sarusi icyo Sarusi ndi yari umunyamakuru uzi ko Sarusi yatangiye mbere ya Nuze kuye YouTube channel yiwe Sarusi yatangiye mbere ya BMC sinzi wenbo aho wenyine se wisi unyibutse Sarusi nande wundi nainge kuvuga aho Ntuze yari afite ikinyamakuru ashobora kuba yaratangiye mbere ya BMC Byishimo uvukana na Imana nishobora kuvyemera yatangiye mbere ta bunyamakuru yanakoza aho yatangiye mbere ngira ngo wenda ico no avuze indirimbo wenda navyumva ariko yatangiye mbere yarandikaga Levis yatangiye mbere yandika nyine ariko turavuga umunyamakuru wakoze yari umunyamakuru nese ntiyari umunyamakuru ntiyandikaga hasi wandikaga nyine urumva yarabishaka umunyamakuru se abanyamakuru bo barahari benshi yarareba batangiye mbere yeso hano ni narivuze hano muri Kenya hari abatangiye mbere ariko urebye ntibavuze ngo umunyamakuru bavuze mu
donc social media ariko kandi batangiye mbe bantuze batangiye uyu mutipe wa Isake bamwitande Isake Films sinibuka Abdallah n'umuhungu wa Kavoma bakina filme baririmba ntuze ntuze yatangiye mbere ye mu bijyanye na social media ese Abdallah kuririmba no gukina filme hatangiye gukina filme ko nanjye ariyo twakinanye bitajya mu Rwanda gutegura ubukwe wakinye filme kurya ariko yahereye mu nzira wenda reka tuvuge ku kantu wenda ku ruhare imiryango yagize mu kurangiza iriya kese wabonye agaciro k'umuryango noneho sosiyete yacu uburyo yubakitse abantu babizemeye ntubona ko byakomeza kugira akamaro cyane banabyange babikunde umuryango urakomeye umuryango natekereje uburyo ki wagiye ugafata kese yari imaze kugera mu rukiko bakayiretira bakayigarura muri famiye kandi bayicarira bakayirangiza neza cyane neza cyane kubera iki rero abantu benshi n'ubundi batekereza yuko kuja kuri kamera hashobora gukemukira ibibazo oriyo yo kwicaza famiye ngo baganire zibe zakemura ni kwa kutamenya no guhubuka no kutumva yuko nyine ko bakumva ko ibyo barimo wenda sometime ari ukuri sibyo none bamara kumva ko ari ukuri bagahita donc ntibemere yuko nimba haje ingorane nka ziriya ntibemere yuko bagomba kuja no mu miryango kandi nimba ari ikintu cya mbere kibaho mu miryango niho bigomba kubanza iyo byari kwanga mu miryango nibwo bari kwifashisha siberika iyo byari kwanga muri siberika nibyo twavuze kuva kera byari guhita bija hehe sasa mu mategeko so rero ndetse n'amategeko ni nabyo abashaka ngo ibintu bibanze bije hehe mu miryango imanza nk'izi kuko ntibifuza ko ibintu bya community bija muri leta nta mumaro wabyo tubirangize bishirire hano ni kuko ni nabyo bashimye ati ibibazo byanyu muze mubijana hariya imiryango kuko ngo banabwiye mukuru wa media ati narango ati mujye murangiza ibibazo kare bitarambuka bose na media gusa tuvuge muri societe nyine mu busanzwe hari ikibazo cy'abantu b'abasore urubyiruko muri rusange ruva imuhira bagerino bagasa nkaho bataye umuco agaciro ka famiye ntibakumve cyane hari naho tujya tubona naho n'igihe habaye igikorwa bata abantu mutanga amafaranga hari n'igihe tutanga amafaranga yo kuvuga ngo dusapotinge abari iwacu imuhira bahuye n'ibibazo bitandukanye ariko ugasanga urubyiruko rwinshi ntiruzumva kandi ari narwo rukorera n'amafaranga menshi abo nibo babandi n'ubundi usanga no mu gihe habaye ikibazo runaka ntibumve yuko famiye zishobora kubikemura ahubwo akihutira kuja mu manza sinzi abo ni banyamwige kandi hari abantu bameze gutyo ejo bundi hari umuntu wambwiye ati hari abantu dufite babiri bose mu miryango yabo mu mazu yabo banze gukora tariko baje kugira navuga ngo ibyago barapfusha timugupfusha hagiyemo ya mazu straight abantu nk'abangahe abandi bose baravuga ati twagaza tubagenderera twababwira baze gukora tibituma ibyabo tubigira gute turabihorera natwe tariko nyuma baje gusaba imbabazi batanga iciru ubu nyine nibo baba bakora mu muryango ariko bibaye ariko babuze iki ubutabazi n'abandi bose babibazaho kubera ko banze gukora banze kumvira umuryango nawe urabihorera baje kubona isomo mu byago babonye sibyo so rero kudatanga ngo uje gukora mu muryango bizakugirira ikibazo habe nubwo yaba ari ubukwe reka tuvuga ngo ni ikintu cy'ibyishimo nubwo yoba ari ubukwe ukanga kuzaza ukora nuko nugira ubukwe
nawe uzowutaha wenyine. Ese muzavuga nubwo wowe ufite ifaranga mani, nubwo wowe ufite amafaranga angana gute, ariko utabasha gusabana n'imiryango, banze gutaha ubukwe, turagira ngo ubukwe, kandi ubukwe kurya buryoshwa n'abantu. Ubukwe nubwo hataba harimo ibintu byinshi bijanye n'ibyo kurya n'ibyo kunywa, akari abantu barimo bakishima ukabona ko batashe ubukwe buzuye, nta kindi kiza nk'icyo. Ubukwe n'abantu nk'Abanyafurika uburyo tumenyereye, uzi umuzungu nubwo mwe mutahira ubukwe muri abantu batanu ntacyo bimubwiye kuko niyo mico yabo, ariko nk'imico yacu twebwe nuko tubona abantu ko bitabiriye ubukwe bwawe, uvuga ati tente yari yuzuye, no hanze abantu babuze aho bicara, ukavuga ati ubukwe bwanjye bwari sawa, kandi icyo kunywa nta cyari gihari, ariko abantu bitabiriye, biba bigaragaza ko ubana n'abantu. Ariko igihe haza abantu bangahe ukabona ubukwe bwawe abantu bose bagiye mu mirimo, abaturanyi bigendeye hehe, aho mugira icyo mupfana bagiye mu mirimo, abandi biriwe mu rugo, uko wowe ntacyo uba wibona wowe muri wewe. Birumvikana abantu bakwiye guhindura cyane abasore cyane. Umusore utarimo ukorera ubwoko kuri none wo kwibaza ngo ejo he hahagaze gute, hameze gute. Aka kantu kanyeretse neza yuko abantu bakitayeho bakakareba, bakongera kandi kubona agaciro k'umuryango. Kandi iyo tuvuze ngo agaciro k'umuryango tuba tuvuze ngo agaciro ka societe. Dem turimo dusoza, n'ubundi hari abantu nabonye barimo bakora commentaire zigiye zitandukanye kubzo Apotre hari Apollo Gitwaza herutse kuvuga, avuga ati nta mukobwa ku gatuti kaza ni tempo wemerewe kuhatambuka yambaye ipataro cyangwa ngo akore protocole. Wenda ibyo abakobwa nushaka ntitubitindeho. Nanone yongera kuvuga kandi ku batipe ati nk'abatipe baba rasta n'ibiki uzumva ute, ubibona ute? Ariko uje uko mzumva, tuzumva no gutandukanye n'abantu ku giti cyanje. Nimba umuntu yarizeye Kristo akakira Yesu nk'umukiza we, akemera kumwemera atembere mu buzima bwe, icyo Kristo ahindura umuntu. Nakubwi niwumva umutima wawe kwemeza ko izo dread ntacyo zitwaye, sibyo uzoza ugumizeho. Icyo mfa nuko umutima wawe uramya Imana kandi ukaba wemezanya n'Imana ko uri kumwe nawe. Naho ibindi wenda ngewe aho kote numvaga ko byanze bikunze avuga nk'abantu bajya muri iri dini rya Rastafari. Naho umuntu kubishira ataba mu idini rya Rastafari, uwo mwita ko atari umurasta. Uri umucuranzi kandi njya mbona abacuranzi benshi bakunda ku abacuranzi benshi barabikunda, ariko kandi abenshi mbona barabikoze bagiye mu mahanga aribo bagira cyangwa se abandi bo mu bundi bwoko, ariko ntacyo bitwaye kuko tuve mu kintu cyo kujaginga tutazi. Iwe ngewe aho nemezanya nawe ni umuntu uri mu idini rya Rastafari kuko rifite imyemerere yabo, rifite imyizerere yabo. Ariko umuntu utari mu idini rya Rastafari afite imisatsi cyangwa yambaye amadeshire, umutima we numubwira kubireka azabireka. Muri make wowe wemera ko wamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, iwe niwe ufite kuguhindura cyane rwose. Izaguhinduyemo n'ibyo. Yes. Wumva muri wowe ntaco bigukomangaho, nta mpamvu yo kubireka. Nta mpamvu. You can serve, ushobora rwose gukorera Imana. Ushobora gukorera Imana kandi usutse nayo marasta. Cyane rwose. Ubwo kimwe n'abakobwa ko ashobora gukorera Imana n'ubundi yari iriya pana. Gusa wenda nawe ntigeze avuga yuko hari ico bihungabanyaho kugakiza. Ntekereza wenda ko ari protocole yo muri church yiwe hari yaramatanga, ariko ntekereza ko gusa ngewe buri muntu wese ubundi ushaka kwiyubaha, uburyo bwo kwiyubaha, reka dureke ibintu by'agakiza, uburyo bwa kwiyubaha, kwiha respect. Rwose kwambara neza ni byiza, kwambara ukwikwiza ni byiza, habe n'amapantaro kujya aratandukanye.
pe hari n'agapantaro umuntu umukobwa yambara cyangwa iki ukabona kano gapantaro saka kuja mu ikanisa ariko akaba umuntu wambara ipantaro ukavuga ati voilà ipantaro nta kibazo iteye n'ipantaro imukwije rwose ubona nta ushobora kumujajinga yambaye iyo pantaro. So rero burya nabo hari yavuga ipantaro ukumva nawe ipantaro ukabona agapantaro kanwiza umuntu sako kuja hariya karamwerekana ko kuko karamakerekana n'umwambaro yambaye si keza kubera ko si byiza ntago byiyuba reka tuvuga ntibyiyubashe. Yes. Donc icyo twashatse kuvuga icyo nje mushigikiraho ntibyiyubashe noneho ambara ipantaro yiyubashe wambara ikanzu kuko n'amakanzu hari umuntu ushobora kwambara ipantaro akaruta umuntu wambaye ikanzu. Hari ikanzu umuntu wambara nawe ukavuga ati ikanzu ntiyiyubashe mwese nk'ikanzu ibonerana ukazubona umubiri w'indani iyo kanzu kurumva yiyubashe ya. So rero ahubwo abantu bambare igihe bari hariya hantu nk'hariya hantu twambare ntitwambare nk'abari mu rugo cyangwa ntitwambare. Niyo mpamvu kurya abazungu baraturusha ukuntu muzarebe iteka abazungu baje no muri mwivuga butumwa usanga ciyambariye ibintu si ibintu bigera hasi ibiki umuntu uzabona yambaye akantu kagufi. Hari umudata wacu ba mu France ahamagara muze turi kumwe kagati noneho abantu bambaye tuni ngo abazungu igihe cy'ubushuhe bazama kuko ni igihe cy'ubushuhe ntari bwambara ibintu bire ngo akamba yambara akantu kagera hano sibyo. Donc ibo bambara abazungu icyo batusha bambara bitewe na klima barimo igihe bari mu mbeho ushobora kubona bambaye gutyo bazama bifubika bakaba bambara ibintu ukazugira ngo none ni nk'amashara kikigori ariko igihe nabo hari ubushuhe agasengeri akantu kagera hano donc rero baze bamenya ko igihe turi mu ikanisa n'ukuri kw'Imana pe ntagaru kubabuza uburenganzira bwabo ariko nibahe uburenganzira bw'ikanisa bahubahisha. Nibyo apotre yashatse kuvuga mwambara ikintu kigukwije kugaragaza neza nugera mu rugo iwawe ni iwawe nushake mugani wa mugabe wa Mutabazi ngo se ngo ntiyari yambaye ngo se ngo sintara muwanje ngo se uburenganzira bwanje bwo kwambara ikabutura. So nushake wambare ni muwawe ntawuza kukujyanjinga muwawe ufite uburenganzira ariko hariya ni byiza ko uri mu bandi bantu muri societe. So hari ahantu rero biba bisaka ngo wiyubahe ukuntu toje kureba president wambaye ako kantu twibuke oje kureba president bakagwa audience wambaye utwo tuntu never. Ariko nawe iyo bavuze ngo ugiye kuja kureba umuyobozi bigerageza uzugerageza gushaka umwenda wiyubashe kubera iki none se kuko Imana tuyubaha kubera iki tutayambarira so kuvuga ngo iratujyanginga ariko nanone tugiye ahantu hagaragara heza duhicubahiro tugende tugaragara neza. Yade murakoze cyane reka tugushimire kuba wabanye natwe muri kiganiro hanyuma dushimira n'abadukurikira kuri wowe utarakora subscribe kora subscribe kugira ngo n'ubundi ujye ubasha kudukurikirana umunsi ku wundi. Hanyuma rero kuri mwe mwese mudukurikira nongere mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza byo gusoza umwaka. Imana ikomeze kubahira uyu mwaka muzawusoze neza amahoro n'amahirwe bikomeje kubana namwe. Murakoze cyane.